yansengera kenshi nkavuga ngo nihahamuka afite ko agiye gupfa, simenye ko burya ari nge mupfu, we ari umugeni wa Kristo afite ubuzima. Hari igihe Yesu yigeze kumbonekera, nari umunyeshuri niga mu Mataba, nigaga mwaka wa 5 secondaire, noneho anyiyeretse ari mu kirere, mbona nababaye cyane, ndamubwira nti umva, mu buzima bwawe sinshaka kuzongera kukubona, ndashaka kwibonera Mariya. Mariya mbonekera araseka, nkumva mwisanzuyeho, mbwira Yesu nturamenye, ntuzongere, sinzongere kukubona. Arambwira ngo ntabwo ari icyo kindiza, ahubwo ndarizwa n'ibyo ukorera umwana wanjye. Ngo ngaho kebuka iburyo bwawe umurebe uko wamugize, Mwami Yesu. Ndakebuka no mudugo nari nkigaramye, mubona n'ubundi mu kirere, Yesu afite agahinda ntigeze kubona mu buzima bwanjye. Nabonye abantu bapfa, nabonye abantu bapfusha, nanjye nageze igihe nkura n'imibabaro mu buzima bwanjye, ariko umubabaro nabonanye Yesu Kristo. Muri iryo joro naragize ihahamuka. Uko nabonaga ayo magambo n'ibyo byaha byanditse, ntabwo nibuka umubare wabyo, ariko icyo nzi nuko hejuru kugeza hasi yari mukanziga buri cyaha cyose. Cyaha kimwe najuririyeho, ariko waburanye Imana. Hari handitse ngo wihane icyaha cy'ubwicanyi. Ndamubwira nti ngiye mu byaha byose wambwiye ndabyemera, ariko ubwicanyi simbwemera. Arambwira ngo abantu b'abaporo bavuga ngo Mariya ngo ni umugore, ngo musenga ngo bakamutuka ibitutsi ntazi, bigatuma nange ngira religion na leta isanzwe ngo ngiye waho nzahurira n'umukora ahubwo nzarwana nawe. Buriya bari abantu bajya kuri intambara za jihad, ndagira ngo babwire ngo baramaze kwangirika, nari narangiritse muri ubwo. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kubaho, niba ushaka ubuzima, ugururira Kristo akubera umwami n'umukiza. Bitari ibyo uri umupfu, uri intumbi, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo kenshi itureba itubona turi intumbi. Amen. Yesu nabonye ni igitangaza, Yesu nabonye ni mwiza. Njya nibaza ngo amateka y'ubuzima bwanjye mpagazemo uyu munsi, iyo nza kuyanyuramo ntaramenye Kristo, uyu munsi mba ndiki. Haleluya, haleluya. Shimira Imana cyane kubw'uyu munsi mwiza udasanzwe. Imana yongeye kungeza muri iyi paruwase ya Bitare. Kereza ko mpaheruka kera cyane nko muri 2011. Twari turi ku karago hano n'abapfakazi n'indushyi bari muri iyi paruwase. Sinzi niba hari ababyibuka ibihe byiza twagiriye hano muri iyi nzu y'Imana. Baba bahari babyibuka? Ndabona ntabahari, ariko nge ntabwo nshobora kubyibagirwa, kuko mu minsi ya kera mu byo nibukamo n'iryo sengesho twagiriye hano hamwe n'abapfakazi b'iyi paruwase. Ahari barimutse cyangwa se hari ukundi byagenze, ariko nge ndagira ngo mbabwire ko ngihagaze muri ubwo buzima kandi nshimira Imana. Rero nkurikije ijambo ry'Imana rimaze kutubwira, nifuje gushimira Imana cyangwa gutanga ubuhamya burimo ibice bibiri. Ntabwo ndi bubarambire, ndi umumetodiste ndabizi. Nifuje gutanga ubuhamya ku bijyanye n'ubuzima bwanjye bwite, maze guhura na Kristo. Uyu munsi nkaba muhamya mfite ibimenyetso yuko namwiboneye. Cyo numvise ngomba kukivuga kuko hari impamvu iri jambo ry'Imana ryaje muri ubwo buryo. Hanyuma nifuje kongera gushimira Imana cyane no gutanga ubuhamya kucyo nabonye mu murimo wa Nyagasani, aho amagurukije kuwukora, ariko cyane nganisha ku murimo Imana yadukoresheje turi kumwe na korali Ushindi wa Mungu. Ibyo bice ko ari bibiri nshatse kuvuga. Rero Yesu namubonye mfite imyaka 30. Uyu munsi mfite imyaka 28 mubonye. Ku myaka 30 nari mu buzima navuga ko ari ubuzima budafite agaciro mu maso y'Imana. Myaka 30 nayimaze ndi mu buzima bw'uruzerero, kandi ndi mu buzima budafite ibyiringiro by'ijuru. Nari umukatolike,
navuga wari ukomeye mu itorero, nirata idini gusa ariko Kristo ntamuzi, muvuga ku munwa ariko mu mutima wanjye atambamo. Namuvugaga kandi mpakana iby'ijambo rye, cyane cyane ko n'ijambo rye ntari ndizi. Navugaga kenshi ibyo ntazi, nkabyina ibyo ntazi, ngakora ibyo nishakiye, ariko ku myaka 30 niho niboneye Yesu Kristo. Hari mu ijoro ryo ku itariki ya 25 mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 1995. Muri iryo joro saa 9 ubwo ndagenda nsimbuka, ntabwo navuga byinshi nabarambira, ariko muri iryo joro ntabwo nzibagirwa icyo Yesu yakoze mu bugingo bwanjye. Ntabwo nzibagirwa yuko ari wo munsi amaso y'umutima wanjye yahumutse nkamubona, nkamwemera, nkamwakira nk'umwami n'umukiza wanjye. Yansanze mu bihe twarimo by'amasengesho, ariko amasengesho nasengaga nk'umufarisayo, aho twari kumwe n'umumama twabanaga. Nimbivuga hari bamwe baza kubyumva babizi, tubana afite uburwayi bwa sida, ababara cyane, ariko nge ngasengana nawe vuga ngo ndiho ndamutegura ngo azipfire neza. Hanyuma we kuko ari yaramaze kumenya Imana, muri ibyo bihe twagiranye mu minsi ye ya nyuma, asenga Imana arira cyane yinginga ngo izanyihishurire, kuko ubuzima nari ndimo n'ibyo nakoraga n'ibyo navugaga yarabibonaga. Yansengera kenshi nkavuga ngo nihahamuka afite ko agiye gupfa, simenye ko burya ari nge mupfu, we ari umugeni wa Kristo afite ubuzima. Muri iryo joro rero mbabwira, twari dufitanye ibihe byiza byo gusenga, tugahora mu gitondo saa 6 saa 9 tugasenga. Nuko kuri uwo munsi wa Noheli ndabyibuka, twirirwa dukora imirimo myiza, noneho akirirwa aririmba ya ndirimbo ivuga ngo hariho icyo nkwaka mwami, hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeje amazi cyangwa umuriro. Yirirwa aririmba iyo ndirimbo ari ku munsi wa Noheli. Iyo ndirimbo nkumva irambangamiye, yayiririmba nkumva ntariko kuki urimo kuririmba indirimbo z'amaganya kandi uyu ari umunsi w'umunezero. Aranyitegereza, arandeba mu maso, arambwira ngo mama mutetere, ntabwo uzi ko umusaraba wa Yesu tugomba kuwugendana iteka. Ambwiye iryo jambo ndaceceka, ariko n'ubundi nkumva n'ubundi mwangiye iyo ndirimbo. Akomeza kwirirwa yiririmba, nkibaza ibyo ari byo, ariko niwo munsi Yesu yanshakaga. Muri iryo joro saa 9 igeze nk'uko twabyukaga tugasenga, ntabwo noneho nabyutse nsenga, ahubwo nagize ibonekerwa cyangwa se ihishukirwa, reka mbivuge nnyo, kuko nari umukatolike. Subi inyuma gato, hari igihe Yesu yigeze kumbonekera, nari umunyeshuri niga mu Mataba, nigaga mu mwaka wa 5 secondaire. Noneho anyiyeretse ari mu kirere, mbona nababaye cyane, ndamubwira nti umva, mu buzima bwawe sinshaka kuzongera kukubona, ndashaka kwibonera Mariya. Mariya mbonekera araseka, nkumva mwisanzuyeho, mbwira Yesu nturamenye, ntuzongere, sinzongere kukubona. Arandeka koko, buriya hari ibintu cyo tuvuga tugafata imyanzuro akatwihorera, ariko andeka atandetse, arati nguteze uwo munsi. Nyuma yaho nakomezaga kwibonera Mariya, akagira n'ibintu ambwira bikanaba. Nuko rero muri iryo joro n'ubundi yansanze anyuze muri ya shusho ya Mariya nemeraga. Nari ndyamye ngaramye gutya, ndebye hano ibumoso, mbona Mariya yambaye igishura cy'umweru, akenyeje ceinture y'ubururu, yarize amaraso yamanutse kuri cya gishura, amarira yakamanuka ari amaraso n'igishura cye ari amaraso gusa. Noneho mwitegereje, ndamubwira ngo mama, ndabona yuko ubabajwe n'ibyabaye muri iki gihugu. Nibyo niyumvishaga, urumva 1995 twari tuvuye muri bya bihe bikomeye bya jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho urumva mpita ko numva ko nta bindi byamuriza uretse ibyo byabaye mu mateka y'u Rwanda. Arambwira ngo ntabwo ari icyo kindiza, ahubwo ndarizwa n'ibyo ukorera umwana wanjye. Ngo ngaho kebuka iburyo bwawe umurebe uko wamugize, mwami Yesu. Ndakebuka n'ubundi ngo nari nkigaramye, mubona n'ubundi mu kirere
Yesu afite agahinda ntigeze kubona mu buzima bwanjye. Nabonye abantu bapfa, nabonye abantu bapfusha, nanjye nageze igihe mpura n'imibabaro mu buzima bwanjye, ariko umubabaro ndabonanye Yesu Kristo. Muri iryo joro naragize ihahamuka. Ndagira ngo babwire abantu tujya twihumuriza ukumva ntacyo bitwaye, ariko Yesu akwiyeretse akakwereka umubabaro afite ku bwawe, ntekereza yuko utaguma ukuri. Jambo ryatubwiye ngo tuvuge dukorere Yesu twiboneye. Haleluya. Mwitegereje uko nakamubonye, nahise numva mu mutima wanjye nuzuye agahinda nkurikije rya jambo Mariya yambwiye ngo kebuka undebera umwana uko wamugize, nta kindi cyandishije aya marira ubona y'amaraso ni wowe. Ndeba ubuzima narimbayeho, ukuntu numvaga nishimye, ukuntu numvaga ndi umukristo. Nimubaza abo muri generation yanjye hariya kuri Cathedral ya Catholique ku munsi wa Pasika na Noheli, nta wundi wajyaga gusoma kuri alitari n'injye wabaga uhahagaze nateza urugori nigize umugore w'igitangaza, nzi yuko ndi umujyajuru ariko ndi wo kurimbuka. Maze kumwitegereza nanjye nuzuye amarira menshi, ariko nkurikije rya jambo. Kandi koko muri uwo mwanya Yesu niho yazanye taburo nk'hariya ku kibambazi, hejuru handitse amazina yanjye Mukanziga Theodosi, handitseho ibyaha byanjye guhera hariya hejuru kugeza hasi. Buriya abantu bajya bategereza kurondorwa, sinzi icyo mushaka. Umwuka atakwirondoreye ngo akwereke uriwe, naho bakurondora kajana, naho bagusohora, naho bagira gute, ndajya mubwire ngo ibyo byose nta kintu byamara. Uko nabonaga ayo magambo n'ibyo byaha byanditse, ntabwo nibuka umubare wabyo, ariko icyo nzi nuko hejuru kugeza hasi yari Mukanziga buri cyaha cyose. Cyaha kimwe najuririyeho, ariko waburanye Imana. Hari handitse ngo wihane icyaha cy'ubwicanyi. Ndamubwira nti ngiye mu byaha byose wambwiye ndabyemera, ariko ubwicanyi simbwemera. Arambwira ngo urumwicanye kuko wanga abana banjye b'abaporo. Nari umukatolike wanga abaporo, nakubona uteze igitambaro gusa, niyo bagura umukatolike ugiteze nahita akamvuga nti umva, hahita mpindukira wanansuhuza sinkwikirize. Arambwira ngo wanga abana banjye b'abaporo. Ndibaza ngo mbese b'abaporo bajya batuka Mariya kuko n'abana bawe? Buriya tujye twera imbuto zikwiriye abihannye bene data. Nari narapfuye mu mutima nishwe nuko icyo gihe numvaga abantu b'abaporo bavuga ngo Mariya ngo ni umugore, ngo musenga ngo bakamutuka ibitutsi ntazi, bigatuma nange ngira religion na leta isanzwe ngo ngewe aho nzahurira n'umuporo ahubwo nzarwana nawe. Buriya bari abantu bajya kuri intambara za jihad, ndagira ngo babwire ngo baramaze kwangirika. Nari narangiritse muri ubwo buryo. Arambwira ngo ibyo byanditse mu ijambo ryanjye kuwanga mwene se ari umwicanyi. Nari nzi ijambo ry'Imana, nararisomaga, nari bihwehwe gusa kwirirwa mvuga ndirimba, simbagurika ntazi ibyo nsimbukamo. Somye mu ijambo ry'Imana nsanga iryo jambo riranditse ngo wanga mwene se wese ni umwicanyi. Ndavuga nti Mwami umbabarire. Amen. Cyo gihe tukivugana nawe niho numvise ngize ishavu ryinshi, ariko numva ko nanone no gupfa napfuye byandangiranye. Buriya umunyarwanda yaravuze ngo umuntu utaranirwa agaramye agira ngo ijuru. Umuntu ugikinisha icyaha, ndagira ngo hari icyo akwiriye kumva uyu munsi. Usabe Yesu Kristo akwihishurire, akwiyereke, umuvuge, umuririmbe, umubwirize wamaze kumubona. Niho natekereje ko agiye kunyica, mpita nipfuka mu maso kuko numvaga nta kindi kinkwiriye uretse urupfu. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kubaho, niba ushaka ubuzima, ugururira Kristo akubera umwami n'umukiza. Bitari ibyo uri umupfu, uri intumbi, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo kenshi itureba itubona turi intumbi. Nipfutse mu maso nibwo yankubise aka kaboko, arambwira ngo kuraho unyitegereze neza. Ndamwitegereza, ndamitiriza, ndavuga nti nubundi n'urupfu napfuye. Ndamureba, ngiye ko nambona uko namwitegerezaga aramanutse, aranyegereye, nkajya numva umutima ugiye gukata, nkavuga nti byandangiranye. Ariko angezeho amfatika ikiganza, arambwira ngo mwana wanjye ndakubabariye, ntuzongere gukora icyaha ukundi. Haleluya. Mu buzima bwanjye, mu mateka yanjye y'ubuzima, ntabwo numvaga, nubwo nasengaga,
nubwo nari umurejiyo, nubwo nari umukarismatike, nubwo najyaga mu rusengero kuri Pasika nkajya kuri alitari, ariko numvaga uretse ko napfa kuri Pasika cyangwa kuri Noheli, indi minsi nari gupfamo numvaga ngomba kurimbuka. Numvaga mfite ubwoba mu mutima, nkavuga ni Komana ko nihana ibyaha nkajya mu ntebe za penetensiya, ibyaha mva byangarukiranye, ubu nzabigenza nte? Nzakubona ne? Ijuru nzaribona ko numva ndikunze ariko nkabona ari ndi kure. Amaze kumbabarira muri iryo joro ambwira iryo jambo, niho numvise ngize ihumure mu mutima wanjye. Nari narizamarira ibimyira byuzuye aho nari ndyamye, nkangura umutware wanjye yarakiriho icyo gihe, ndamubwira nti kanguka nkubwira ibyo mbonye, ariko burya Yesu akwihishura wowe ku giti cyawe. Rya jambo yavuze ngo umugore n'umugabo bazaba baryamanye, umwe agende undi asigare. Ntangiye kumubwira ibyo nabonye, arambwira ati ceceka, wahahamutse, tuza ureke abantu basinzire. Numva birananiye, mpita ndabyuka, sanga wa mudamu hera aryamye, ndamubwira nti byuka nkubwira ibyo nabonye. Nahahamutse mfite ubwoba, uko mbimubwira akavuza impundu. Nibaza aho yanyumvise ngo yumve gahinda mfite n'ibyo byambayo, we akavuza impundu avuga ati mwami ndagushimiye yuko icyo nagusabye ugikoze, Imana ishimwe. Uyu munsi yaratashye ni umugeni, ariko nshimira Imana kubwe kuko mama Fisi yitwaga Konsolata yambereye umufasha mwiza, yambereye umwigisha. Uyu munsi njya mukumbura nkavuga nti Imana ndifuza kuzamusanga. Haleluya. Ndifuza ko tuzabana aho ari, kuko nzi neza yuko uyu munsi ategereje wowe nanjye ngo tubane. Imana ishimwe. Rero maze kubona Kristo ntabwo byatinze kugira ngo nihane cyaha cyo kwanga abana b'Imana. Nibaje ngo mbese abaporo nanze ndabakuraho ngo masaba imbabazi. Nibuka ko hari umupasiteri witwa Evariste twabanye intendezi, turaba profeseri, ari umumetodiste. Ndavuga nti niwe ntekereje n'umuryango we, ngiye kumushaka, nzi ko ari umuporo, noneho mubwira ibyambayeho, musabe imbabazi. Hanyuma manuka kuba metodiste. Icyo gihe ngezeyo sanga bari mu bihe byiza by'amasengesho, bari abantu bake cyane, hari ku gatandatu basenga. Kihagera ntasangwa umwana w'umusore atangira kumbwira ibyambayeho ntari navuga. Bya Yesu ni igitangaza. Ubwo nari mfite ryahahamuka n'ubundi ntumva mfite, gusa ndi mu buryo bwo gutunganya ibyo numva ntari natunganya. Pageze uwo mwana w'umuhungu arambwira ngo iri joro ngewe ubwanjye nohereje marayika wanjye kugira ngo aguhishurire yuko uri mwirimbukiro, ariko uyu munsi ndagufashe mwana wanjye ukomere. Ninjira mu metodiste gutyo. Haleluya. Hari muri 1995 mu kwezi kwa 12, murabyumva. Ntangira rero gusenga, ntangira kwiga imisengere y'abaporo, ariko numva Yesu ankundishije iryo torero. Hanyuma muri 1998 niho yangabiye umurimo w'umuvugabutumwa. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi angira umuvugabutumwa, angira mwarimu w'ishuri rya Kamembe. Kuva icyo gihe niho ndi kugeza aya magingo. Amen. Yesu nabonye ni igitangaza, Yesu nabonye ni mwiza. Njya nibaza ngo amateka y'ubuzima bwanjye mpagaze mu uyu munsi, iyo nza kuyanyuramo ntaramenye Kristo, uyu munsi mba ndiki. Nanjye nibutse iminsi yanjye yaki. Haleluya. Yo nibutse iyo minsi yaki. Shimira umukiza wanjye. Muri iryo torero nahageze mfite abana 3. Uyu munsi mfite abana 6. Nahageze ndi kumwe n'umutware. Uyu munsi ntakiriho, ariko Yesu yambereye umugabo ukomeye, umugabo w'intwari. Yaranyubatse ku musozi w'ubupfakazi mazeho imyaka 16. Numva uyu munsi nguwe neza, iyo ntegereje amateka y'ubwo buzima mpimbaza Imana yanjye. Haleluya. Ndashimira Yesu Kristo kuko muri uyu murimo w'ivugabutumwa n'amateka y'ibyambayeho, haba ku giti cyanjye mu rugo rwanjye ndetse no mu itorero, uyu munsi Yesu Kristo yanyeretse yuko ari we mwigisha w'ukuri. Haleluya. Kandi ko uwo yigishije adashobora kuyoba inzira. Uyu munsi abantu benshi baragwa kuko bigishijwe n'abantu. Uyu munsi abantu benshi baragwagwana kuko batigeze bahamagarwa n'uwo mwami bakorera. Ariko ndajya nkubwire ngo Yesu nakwiyereka akaguhagurutsa, aza gukoresha. Haleluya. Uyu munsi nanjye ndaharanira kuzabona ingororano zanjye.
rero nkuko nabibabwiye ayo ni amateka yanjye muri uyu murimo. Rero twakoranye n'abantu benshi, kandi iyi korari tubona uyu munsi mwakomeje kuvuga ngo ni ushindi, ariko nababwire ngo ni ushindi wa Mungu. Haleluya. Ntabwo ushobora kuvuga ushindi. Iyo tuvuze ushindi ni ubutsinzi bwande, ni ushindi wa Mungu. Haleluya. Utsinzi bwande, utsinzi bw'Uwiteka. Iyi korari tubona ahangaha uyu munsi, mwavuze ngo bafite amavuta, nibyo koko barayafite, ariko aya mavuta hari ahantu yavuye. Aya mavuta amaze imyaka myinshi, muri 2014 ndatekereza. Ayo mavuta Imana ishakisha inzira yo kugira ngo iyabasukeho. Uyu munsi bitwe ushindi wa Mungu, basaruke kuri uyu musozi wa Bitare nyuma y'amateka akomeye iyi korari yagiye inyuramo, iyafatikanije n'amateka y'itorero rya Kamembe, paruwasi ya Kamembe, aho twagendaga twisanga mu bihe tutigeze duteganya, ariko tukisanga byateguwe, twabyinjiyemo byo kurwana na Satani mu buryo bw'indega kamere, bikaturenga tukabura icyo dukora, ariko hamwe no gusenga Imana tukumva ijwi ry'ihumure tubwira ngo bana banjye mukomere, ndi kumwe namwe. Haleluya. Iyi korari rero ndashimira Imana ku bwayo, babona uyu munsi bicaye bari muri aya mavuta. Ntabwo ari amateka twasubiramo ngo tuyarangize, ariko ab'Ibitare ndagira ngo babwire ngo mukomere ku Mana yacu, ariyo Mana yanyu. Ni Imana nyiri itorero yirahiriye, iravuga ngo itorero ryayo ryubatswe ku rutare, kandi ngo naho amarembo y'ikuzimu azafunguka ntabwo azanyeganyeza itorero. Ibyo amaso yacu yarabyitegereje arabibona. Uyu munsi umushindi wa Mungu wagwa akava agahanuka agasubira inyuma, yaba yizize, kuko ibyo twarebye amaso yacu nibitangaza gusa. Habayeho igihe cy'uko korari bategura urugendo, bamwe bakambara iniforume zisa gutya, abandi bakambara iniforume zidasa nabo, kandi ari korari. Tukibaza ngo ibi ni ibiki? Ijambo ryadufungure ryavuze ngo erega ni byiza yuko abana b'Imana baterana bakusha. Uyu munsi turashimira Imana ko uko guhuza guturutse kure. Imana yarwanya urugamba. Haleluya. Imana yarwanya urugamba. Uyu munsi abana b'Imana turaterana duhuje, ntawe ureba mugenzi we ayingwe. Kandi ikindi nabonye muri uyu murimo nuko aho umwiryane waje nukuri umwuka arahunga, ariko aho umwe buri mwuka aruruka agakora imirimo n'ibitangaza. Rero ndashimira Imana kubw'ikorari. Ayo mateka tuvuga, hari abantu b'ingenzi uyu munsi barwanya izo ntambara. Reka mpagurutse Theobald nkuko babivuze, yayoboye iyi korari muri izo ntambara. Theobald Imana imuha umugisha, arangije akurikirwa na Imana iriho Imerida haguruka. Uyu muyobozi w'iyi korari arwana urugamba hamwe n'abagenzi be. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Byageze igihe nge mvuga nti ndamutse nyobora iyi korari ngewe nabireka n'ibi bintu nkabivamo, ariko bari abana barakomera, bakomeza umurimo, basenga ubutayu bwahe nahe kugira ngo aya mavuta tube tuyafite uyu munsi. Bene data batera nkunga bivuye kuri. Amen. Samsoni aje yakira bagenzi be, baracyari kumwe muri uyu murimo nk'abajyanama kugira ngo bubake ubwami bw'Imana. Shindi wa Mungu, Imana ibaha umugisha. Muvuye ahakomeye ntagire ubasubiza inyuma. Imana ishimwe, kandi mu bicitegererezo cy'ubutumwa bwiza aho muzajya hose muzavuge Kristo mwabonye, muzaririmbe Kristo wabihishuriye, muzahabirize Kristo wakoranye namwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira Imana rero nyiri umurimo muri Kamembe, yaratwubatse, yangiriye neza. Uyu munsi ni umwaka wa 2025 nyoboye iyi chapelle. Ndiho ndavuga nti ndegereza imyaka yanjye ya pension, ariko ndashimira Kristo yuko uyu munsi ari abantu bazajya mu bwami bw'ijuru kubw'icyubahiro cy'Imana n'imirimo Imana akoreye muri Kamembe. Igihe cyarageze mbwira Yesu nti ngewe kurikije ibyo ndi kubona muri uyu murimo birashoboka ko ari nge waba ikibazo, kandi ndabona yuko bikomeje gutya nta muntu n'umwe nazashyitsa mu ijuru. Ngira agahinda, ngira intimba. Yesu arambwira ngo tuza. Haleluya. Umurimo ni uwanjye, nzabyikorera, amaso yawe azabibona, kandi amasaziro yawe nzaguha kunezera. Haleluya. Ambwira ijambo rikomeye ngo narakubabaje mu buryo bwinshi
ukiri muto ariko amasaziro yawe nzakunezeza. Ndashimira Imana ko umunezero namaze kuwinjiramo nta kiwuhagarika, kuko nta n'icyahagaritse umubabaro muri cya gihe n'umunezero wanjye nta kizawuhagarika, kuko mu mateka tugenanye na Yesu naramubonye ni umugabo w'intwari. Imana ishimwe. Mumpera amashyi menshi impundu. Haleluya. Naramubwiye ngo nzamuvuga. Haleluya. Mubakomeye nzamuvuga, muboroheje nzamuhamya, kuko ibyo muvugaho nibyo amaso yanjye y'umutima n'ay'umubiri yabonye, si ibyo nabwiwe, si ibyo nigishijwe, si teoloji yamumbwiye. Yesu naramubonye nzamuhamya igihe cyose nzaba nyiriho. Amen. Murakoze Imana ibahe umugisha.